Bigaragara ko nawe umaze iminsi ahangaha isaga 24 kuko ejo ni itariki 25. Ese kwanza wagize amanota angahe? Nagize amanota 98 kwijana. Reka turebe ko amanota wagize koko kwahanye n'ibyo ufite mu mutwe. Nitwa Ntamutoni waryo Jerome Ari, naturutse mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Rwimiyaga. Mbonigaba Salim, naturutse mu karere ka Ngoma mu murenge wa Rukumbi ku musigiti wa Rubona. Nagize amanota 98. Furaha Barnaba Abu Jalal. Yego. Naturutse mu karere ka Gatsiko. Umurenge wa Rugarama kagari na Kamutungo. Furaha Barnaba Abu Jalal. Naam. Abu Jalal iryo zina ariko hehe? Abu Jalal iryo zina naryiswe n'umushehe. Amazina nitwa Ishimwe Blaise Shaban. Yego. Naturutse mu nkambi ya Mugera muri Gatsibo. Igiti umugabo azacana amaze gusaza umunyabwenge agitera kiri umusore. Mubyeyi itegurira ejo hazaza umwana wawe umushakira ishuri ry'intangarugero mu burezi n'uburere. Nkurangiye ishuri rya Lycée Islamique de Rwamagana riherereye mu karere ka Rwamagana umurenge wa Kigabira akagari ka Cyanya neza mu mujyi rwagati wa Rwamagana. Aha niho honyine umwana wawe avoma ubumenyi budasigana n'uburere kuko bagufitiye abarimu b'indashyikirwa, ibyumba by'ikoranabuhanga n'izindi mfashanyigisho zituma umwana wawe yiga ashyira mu ngiro. Mu mwaka w'amashuri wa 2024-2025 Lycée Islamique de Rwamagana bagufitiye imyanya mu mashami atandukanye harimo Networking and Internet Technology Level 3, Level 4 na Level 5, Computer System and Architecture Level 3, Level 4 na Level 5, Plumbing Technology Level 3, Level 4 na Level 5, Fashion Design Level 3, Level 4 na Level 5. Bakagira n'imyanya muri Accounting Senior 4, Senior 5 na Senior 6. Muri Lycée Islamique de Rwamagana bakira abanyeshuri bose batitaye ku myemerere. By'umwihariko ariko ku banyeshuri babyifuza. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Uyu munsi nkuko mubibona turi mu karere ka Kayonza hano mu murenge wa Mukarange ku kigo cy'amahugurwa gihugura abayisilamu bashyashya. Uyu munsi nkuko mubibona niwo munsi bamaze iminsi igera kuri 24 mu mahugurwa. Ejo akaba aribwo bazataha ariko nyine kubera ko ejo ari umunsi w'umuganda murabona ko bararanye impamyabumenyi zabo. Bakaba bazataha ejo. Twagerageje rero kubasura ngo turebe wenda tuvugane na bamwe muri bo turebe amasomo bize ndetse naho bageze. Reka twakire wenda umusore ahangaha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Turabona muri umwe mu barangije amahugurwa ahangaha. Ese amazina yawe ninde? Ese waturutse hehe? Nitwa Ntamutoni waryo Jerome Ari, naturutse mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Rwimiyaga. None mu murenge wa Rwimiyaga ugereranyije nanga muri Kayonza ni kure, kino kigo mwakibwiwe n'iki kugira ngo muze kuhiga? Iki kigo twakimenye mu biterane byagiye bibaho bifashijwemo n'abashehe barigishije twumva twaza kwiga muri iki kigo kugira idini ya Islam. Mu minsi mu mazangaha se mwahigiye iki n'iki mumaze kumenya? Murano mu minsi 25 tumaze hano twabashije kurigira Quran, tubasha kumenya amasura hamwe namwe tutari tuzi. Urugero nka surati Al-Fatiha. Mashallah. Ubu surati Al-Fatiha urayizi neza? Surati Al-Fatiha ndayizi neza. Gerageza wenda usome twumve n'abazabona iyi video bazumve wenda ko iminsi umuntu amarahanga ko wenda hari cyakura. Naam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mashallah rwose Imana ibongerere. None mugiye gutaha kanya, ese niki muteganya kuzakora mugeze mu rugo? Muteganya kuzakomeza mukiga mugasobanukirwa neza wenda mukiga ndi masomo arenzeho cyane ko wenda iminsi 25 mwamwize bari mikeya cyangwa mu kwibera abayisilamu basanzwe mukajya musare wenda gusa ku musigiti aho mutuye? Muri no minsi 25 tumaze hano tubonye ubumenyi dufite ntago navuga ko ari bukeya ariko nanone kubera ko twamenye ko hari amahugurwa akomeje nko ku itariki ya mbere
za Rwamagana n'ahandi twateganyaga kuzakomeza kongera ubumenyi. Rwose Imana izabafashe ibashoboze. Ubwo rero rwose turabifuriza amahirwe ndetse tunasaba ko Imana yagumye kubafasha wenda mukaza kunya kwiyongera ubumenyi kandi Allah azabibafashemo Allahumma amin. Reka twakire n'undi muyisilamu dusanze ahangaha wakwibwira abakurikiye ndetse ukanatubwira amazina yawe n'aho waturutse. Amazina nitwa Ishimwe Blaise Shaban. Yego. Naturutse mu nkambi ya Mugera muri Gatsibo. Naam. Iby'idini nabimenye mu giterane cyabereye Mugera. Cyahuje abantu bagiye batandukanye. Nsaba kuba najya mu idini ya Islam. Banyohereje kuri tariki ya mbere nibwo ninjiye muri iki kigo cya Kayonza Nyagato. Naam. Mashallah, wowe kuva uruva ko winjiye idini mu minsi ya mbere, kuva waza ahangaha ku itariki ya mbere ukaba wagejeje amasaha kuri uyu munsi kuri 24, ni iki umaze kumenya mu masomo bigira ahangaha? Mu masura maze kumenya ahangaha maze kumenya sura Ihlas. Idusomere twumve. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mashallah, ndabona hano ufite na certificate se wagize amanota ngahe? Nagize amanota 97. Ishimwe Shaban. Mashallah, 97. Rwose mwaragerageje cyane. Wowe none mugenzi wawe twigize kuganira yatubwiye ko we afite gahunda wenda yo kuzakomeza kwiga aramutse abonye mu mahirwe yo kuzakomereza mu bindi bigo. Ese wowe icyifuzo cyawe ni ikihe? Wumva wenda uzabigenza gute? Idini ya Islam narayikunze, yanyigishije imico myiza, urumva nakomerezaho ubumenyi. Bambwiye ngo hari ikigo bagiye gufungura i Bugesera, numva ngize amahirwe ngatoranwa muri abo najya gukomezaho nkashaka ubumenyi bugiye butandukanye. Yes, ariko kuva wenda hagati aho ngaho kuva mwinjira idini w'Islamu ni iki mumaze kubona wenda, ni iki mumaze kunguka wenda, ni iki mwashishikariza bataraba abayisilamu wenda, ni iki mwabashishikariza wenda ku byiza by'idini w'Islamu? Idini ya Islamu ni idini yigisha imico myiza, yigisha n'isuku, ndetse ikintu nanababwira nanabashishikariza abo batarajya mu idini ya Islamu ahubwo nibagire bwangu bataracika, kuko idini ya Islamu ni idini nziza cyane, idini ishobora kukuyobora mu nzira y'ukuri nta kuyobwa. Bya bindi bavuga ngo idini ya Islamu ni abapanga, ariko wapi idini ya Islamu nasanze atari byo. Mashallah, none winjira idini w'Islamu winjiranye n'ababyeyi bawe cyangwa mu muryango w'iwanyu niwe mu Islamu wenyine wabayemo? Mu Islamu wa mbere ubaye mu dini yo mu rugo. None ubwo nugira mu rugo rero ni iki uteganya kuba wakora kugira ngo n'abavandimwe bawe ndetse n'ababyeyi bawe baba basobanukirwa idini w'Islamu? Icya mbere ni nsubira mu rugo imico yanjye bari bazi bakabona indi mico ngarukanye, nibyo byonyine bizabereka ko idini ya Islamu ari idini ya nyayo, ari idini y'ukuri. Mashallah, rwose reka dusabe Allah yuko nawe azagushoboze rwose akwakirira ibyifuzo byawe ndetse azagushoboze no kugumya kwiyongera ubumenyi. Allahumma amin. Amin. Ubwo rero reka tubifurize kugira ibihe byiza. Sana murakoze. Mbonigaba Salim, naturutse mu karere ka Ngoma mu murenge wa Rukumberi ku musigiti wa Rubona, nagize amanota 98. Wabaye umuyisilamu ryari? Hashize igihe gito cyane, urebye hari hashize nk'icyumweru mbona guhita nza mu mahugurwa. Mashallah, winjira idini ku musigiti cyangwa winjire muri bya biterane? Jewe ninjire mu giterane. Winjire mu giterane? Ubwo birumvikana abama binjije idini mu giterane ni nabo bakuzanye muri kino kigo? Nibo banzanye cyane. None iminsi umaze ahangaha rero ni iki umaze kumenya mu idini w'Islamu, cyane ko byumvikana ko uri umuyisilamu mushyashya? Ikintu umaze kumenya ubu nshobora gukora iswara nta wundi muntu mfashije ari byikoreye. Ikindi kandi byahinduye mu mutwe wanjye, hajemo ikintu gishasha cyo kumva ko ubundi ntabwo numva ukuntu umuntu yasari 5 ku munsi buri saha, ariko ubu ngubu bimaze kujyaho neza kabisa ku buryo ngomba gukomerezaho. Hagati aho ubundi niki cyatumye winjira idini w'Islamu? Idini ya Islamu nkiga mu mashuri asanzwe nabonaga abanyeshuri twigana b'abayisilamu, nkumva ndabikunze cyane, nkumva nshaka nanjye kwinjiramo. Icyo cyagiye kinkurura ngize amahirwe abike giterane, ndavuga nta mahirwe nanjye guhita nyafatirana ninjira. Mashallah. None mu muryango w'iwanyu
hari abandi bari basanzwe ari abayisilamu cyangwa umuyisilamu ni we gusa? Oya, mu muryango w'iwacu ni jewe wabimburiye kujya mu idini ya Islam, gusa nabo inshallah ndabizi ko bazaza. None ntabwo basa cyangwa impungenge ufite ko wenda nusura wenda ko bizaba ibibazo? Oya, mu bintu tumaze iminsi twiga hano, kuba wagira ikibazo kubera uri mu nzira y'Imana nta kibazo byaba biteye, ahubwo cyaba ari igisubizo kuko bijya mu mubare w'ibyiza uzagira. Biragaragara ko watsinze neza amanota 98 kwijana n'amanota menshi. None nagira ngo wenda mu masomo mwize na yahe n'icyo umaze kumenya? Twize amasomo menshi cyane, harimo fiqh, ubumenyi bw'idini busanzwe, kumenya ibintu bitandukanye, gutawaza, gusari, ibintu nk'ibyo. Twiga amahadith, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibintu yagiye avuga bitandukanye y'ubuzima bwawe. Harimwe muri hadisi mwaba mwarize wenda waba wibuka ngo yitubwire twumve? Ya, ndayibuka. Yitubwire nta kibazo twumve. Mu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze ku bijyanye no kuvugisha ukuri. Naam. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze ngo ukuri kuganisha mu byiza, kandi byiza biganisha mu ijuru. Uzasanga umuntu avugisha ukuri kugeza ubwo yanditswe kwa Allah kari umunyakuri. Ibinyoma biganisha mu muriro. Uzasanga umuntu nanone abeshya avuga ibinyoma kugeza ubwo yanditswe kwa Allah kari umunyabinyoma cyane. Mashallah. Qur'an nayo mwagerageje kuyiga? Twagerageje kuyiga. Ngaho tubwire imwe mu isura muzo umaze kumenyera aha ngaha twumve? Ya, nahubwira surat Nasr. Isume twumve. Bismillahirrahmanirrahim. Idha jaa nasrullahi wal fath wallahi tanasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Mashallah. Ibi byose utubwiye mu byize mu minsi 25 gusa? 25 yonyine. Allahu akbar. None utega nk'iki nugira mu rugo, cyane ko watubwiye ko ababyeyi bawe ntagara abayisilamu n'abandi bo mu muryango wawe, ubu nikigiye gukora ko mbona mugiye gutaha? Kubera ko abantu batari abayisilamu bigoye kuba wamubwira ngo n'ubu umuyisilamu mu buryo bworoshye ntabwo byabyemera. Ikintu ngomba gukora ibyo nize ngomba kubishira mu bikorwa, imico myiza bangishije nkayishira mu bikorwa, ari gihe nabyo byazaba impamvu yo kuba nabo bahinduka. Mashallah, rwose Allah agufashe kandi azagutera inkunga bigeraho. Shukran. Afwan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kigaragara turabona nawe tugusanza mu mahugurwa kandi turabona usa nkaho uri umwana ukiri mutoya. None amazina yawe witwa nde, waturutse mu kahe karere? Amazina yanjye banyita Furaha Barinabe Abu Jalal. Yego. Naturutse mu karere ka Gatsibo. Umurenge wa Rugarama, akagari na Kamutungo. Furaha Barinabe Abu Jalal. Naam. Abu Jalal iryo zina ariko Abu Jalal iryo zina naryiswe n'umushehe. None kwanza aha ngaha amasomo mwiga nayahe muri iyi minsi mu mazanga? Amasomo twiga Qur'ani. Yego. Twiga akida. Akida bisobanura iki? Akida ni iki? Imyemerere. Yego. Twiga fikihi. Twiga sira. Twiga na hadisi. Yes. Sira bisobanura iki ngo ku muntu utazi wenda sira? Sira ni amateka y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuva ivutse kugeza ipfuye. Ngaho mu minota mike cyane tubwire incamake y'amateka y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amateka y'intumwa y'Imana Muhammad yavutse ryari, yavukiye he? Intumwa y'Imana Muhammad Imana Muhammad n'imigisha yavukiye mu mujyi mutagatifu wa Maka. Ivuka hari kuwa mbere ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka 571. Mwaka 571. Hanyuma intumwa y'Imana mu bindi wabuyizeho ni ibihe we wize mu mateka? Ibintu naba narize mu mateka y'intumwa y'Imana, nize ko intumwa y'Imana yahawe ubutumwa bugenewe abantu bose. Yego. Ikaba yarabuhawe byari mu kwezi kwa Ramadan mu mwaka 610. Yahawe ubutumwa mu mwaka 610. Intumwa y'Imana yakoze ubutumwa igihe kingana iki? Intumwa y'Imana yakoze ubutumwa imyaka 23. Yego. Imaka yakoze imyaka 13. Yego. Iza kwimuka ijya imadini naho ihakorera imyaka 10. Ngaho tubwire imwe mu mico yaranze intumwa y'Imana Muhammad. Intumwa y'Imana Muhammad Imana Muhammad imigisha cyamuranze yarangwaga n'imico myiza, yaritondaga, yababariraga bamuhuguje, kandi ikindi yarangwaga n'imico myiza muri rusange. Yes, none urakoze cyane.
none turabona wari umuyisilamu n'iwanyu bose ni abayisilamu cyangwa umuyisilamu niwe gusa? Mu rugo ni njye mfite mukuru wanjye w'umuyisilamu umwe, ariko undi muryango wanjye wose ntabwo ari abayisilamu. Yes. Ni icyo wakundiye ubuyisilamu? Ikintu nakundiye ubuyisilamu, mushehe yaraje aranyigisha ansobanurira uburyo ki isilamu ari idini y'ukuri, bimwe mu bimenyetso bigaragaza ko isilamu ari idini y'ukuri no kuyiyoboka. None iminsi umaze mu idini ubuyisilamu cyane ko winjiyemo hari ibimenyetso wahawe nyine byemeza ko ubuyisilamu ari idini y'ukuri, waje gusanga ari byo koko cyangwa wasanze ari beshye? Naje gusanga ari byo, ntabwo shehe yambeshye. Isilamu ni idini y'ukuri. Ndetse ndashaka no gushishikariza bagenzi banjye batari abisilamu kuyoboke idini y'Imana. Yes. Urabona twumva ko idini ubuyisilamu ari idini ishingiye n'ubundi mu gushakisha ubumenyi, wowe ndabona wenda utangiye kubigeraho kubera ko wabaye umuyisilamu unahitamo gufata inzira yo kuza kwiga. Ni iki wabwira abandi bayisilamu ariko usanga badafite gahunda yo kwiga ngo basobanukirwe idini yabo? Ikintu nababwira ko idini ya Islam ubundi muri make Islamu ni ukwicisha munsi y'amategeko y'Imana, kwicisha bugufiya munsi y'amategeko y'Imana, ugakora ibyo yategetse ukirinda ibyo yabujije. Bityo rero ndashishikariza bagenzi banjye batari abayisilamu ko bakegera imisigiti yabo, cyangwa se nanjye nkazabafasha nkagenda nanjye nkabaha bimwe mu bimenyetso nahawe kugira ngo nyoboke idini ya Isilamu. None hagati aho ngaho mu masomo mwiga sinzi cyangwa se mu minsi umaze kumara mu buyisilamu, ubundi babigisha ko umuyisilamu agomba kubanira ate utari umuyisilamu? Umuyisilamu ukuntu agomba kubanira mugenzi we utari umuyisilamu, akwiye kumubanira neza, akamukorera icyo amusaba cyose. Ikindi kandi akajya agerageza mu biganiro bagirana, ibyinshi bakabigirana ku idini ya Isilamu. Niba bakamusobanurira idini y'Imana ariko akanamubanira neza wenda kugira ngo amwigiraho imico myiza. None hagati aho ngaho amahugurwa y'ukwezi urarangije, none uteganya iki, urifuza iki nyuma y'aha ngaha bizagenda bite? Icyo neganya njyewe ni ugukomeza kora dawuro, gukomeza nkiga. Narangiza kwiga numvise ko ari ikigo cy'amezi 3 kigiye gufungurwa ejo bundi, nshaka kuzajyayo nkiga ngakomeza bikazangira akamaro mu gihe kizaza. Yes, Imana igutera inkunga rwose, ibyifuzo byawe uzabigereho. Hagati aho ngaho ko abantu bo mu muryango wawe batari abayisilamu, ndumva batubwiye ko hari umuvandimwe umwe mufite umuyisilamu, nugira mu rugo baragufata gute nk'umuntu waba umuyisilamu? Ninjira mu rugo niyo babifata nabi, ariko ndakeka ko batabifata nabi kuko njya kujyamo narabibabwiye basa nkaho babyanga, ariko nza kubabwira ko ndababwira ati babyeyi banjye, buri muntu hano ku isi muranyobora mukananegeka, mukanambwiriza ibyo ngomba gukora, nabwo atari ko ku munsi w'imperuka buri muntu azabazwa ibye. Ku munsi w'imperuka umuntu azabazwa ibye? Buri muntu azabazwa ibye. Barambwira ati niyo mbuhisemo kuyoboka iyo dini ya Islam, genda uyiyoboke, gusa nyine niba wumva koko ariyo dini y'ukuri ntabwo twakubuza uburenganzira bwawe. Nibyo. Ubwo rero wenda kiriho nuko uzagenda ukabanira neza, ukabereka wenda umuco idini w'Isilamu yakwigishije bijyanye no kubanira abantu neza, nabo bagahera ko babona ko bamugane ko idini w'Isilamu ari idini yo gushyira abantu ku murongo ndetse no kubashishikariza wenda kubaha amategeko y'Imana, cyane ko abenshi ntabwo baba bisobanukiwe, wenda nabo bakazaba abayisilamu ku bushobozi bw'Imana. Ubwo rero Imana igutera inkunga.